oya buri inshingano se zituma ukora ico wahamagariwe n'ico ugomba gukora. Yeah. ntaho bibangama Tacu. Okay, niko benshi babifata nabyo hari ibibaho ariko hari n'ababumbura bitewe n'impamvu zo mu muryango, bamwe batishimiye umukobwa canga umuhungu canga hari n'izindi mpamvu ni nyinshi. agahitamo kubomboka. Iyo ni imwe muri zo. Reka tubyishironje nawe. Ibya visa se buriya abantu nyine nibyo nakubwiye, abantu bagira impamvu nyinshi zituma ba breakinga, ariko kimwe nuko ataba ari visa, wenda hari n'abagera na conflict kiza abandi bose, ariko kubera ko umwe muri bo hari stat abafite byoroha kujudginga undi nimba umuhungu we hanze umukobwa ari Afrika, wenda nizo cases zibaho cyane, bidakwiye ko n'ubu bahungu zibaho, urumva niho bafata, ariko abari en general muri rusange. Erega umugabo si hari ubugabo nka state, hakaba n'ubugabo mu bikorwa. Dusobanura ako kantu uvuze neza. Hari umugabo nyine kuba wararemwe ugakura umwana, kuko nyine ufite igitsina gabo ukaba umugabo, hakaba n'umugabo mu bikorwa ukora. Tuzumva ko n'igihe babwira umugore ngo uri umugabo kereka ari filime mubi. Nyine tumaze igihe tubabona, nje mbabona mu biganiro kenshi. Urumva muri ibiganiro birihuta, filime nawe urabizi, abantu amalocation filime urabizi ukuntu nawe ivuna. Ikintu gisaba guhuriza abantu bagera muri 6 bangahe hamwe no kugira ngo imyanya iboneke, imyanya noneho muhuza imyanya inutuzi, aba ari ikintu kigoye. Umuntu navuga ngo ampa amafaranga. Ubu nyine ibibazo ufite byakemurwa n'amafaranga angahe? Tayo. Mbese muri make ntabyo ufite. Ibibazo birahari, ariko kuri ibibazo byose ntibikemurwa n'amafaranga. Yego, ndagusuhuje, mwifurije igitondo ciza wowe bwakeye, ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe, ndetse nawe bugorobje nkwifurije umugoroba mwiza bivanye n'umugabane uherereyemo. Tukaba dufite umutumirwa rero, muramuzi muri benshi, muramukunda muri benshi, noneho afite n'amakuru ashaka kutubwira. Amakuru? Umuzaza? Yes. Twakwakiriye. Asante sana. Mumeze mute? Ni neza. Murakomeye? Bimeze neza kabisa. Kutishimye kera ni imihangayiko wagize, inshingano baguhaye? Ese inshingano ni meze neza, ndishimye. Rero hano kuri Neza Live TV tuzadukoresha umuco wa Kinyamurenge kwivuga. Nibyo. Ndumuhiga banza amazina. Uravuga byose. Amazina y'abazi ni Fabrice Dubois cyangwa se Abdedom. Hanyuma Muraranda Umuhiga, nkaba umwishwa Basama, iwacu ruguru ni ku Kabara, mba Kenya Masaina. Ejo bundi nabonye umugabo avuga, sinzi impamvu muza mwivuga, tuvuga ngo n'umuraro wa banyagokuru. Nibyo. Ako kantu kagomba gukosoka. Ariko byabaye birebire, ariko no kubivuga ni sawa, tuzabivuga next. Rero n'ubwa mbere ugaragaye kuri Neza Live TV, bishoboke ko n'abakunzi bacu n'ubwa mbere bakubonye. Nibwo bwa mbere kuri Neza tuhagaragaye, ariko urabizi yuko ni mu rugo cyane. Tukimara kugirana ibibazo nje nawe twamatwangana. Twagiranye ibibazo se twafikise. Twagiranye ibibazo batwirukana muri kampuni imwe. Communication yamisa nishize. Niwe wirukanye. Bakwirukana se bakagushobora. Bose. Yego, rero Fabrice ubundi ni muntu ki? Ni umuntu usanzwe. Nzaniye ibishimbo, nkariye umutsima, kamwe amazi. Ico kibazo kiza kigo ngo ni muntu ki? Nyine urumva kuvuga ngo ni muntu ki?
ugomba kwamaga wivuga neza. Biragora kwivuga ariko ndi umuntu usanzwe nk'abandi, ndarya ndamwa ndagenda. Nuko rero ejo bundi iyi ngari ishize tugiye gutya tubona amafoto ibicika byabaye. Turi mu bukwe. Oya yenda windana kure si ubukwe. Hari aho nabonye bakoze ikiganiro Taito bandika ko wahawe inshingano sengero. Ko ntakiganiro nakoze ndake. Kirahari. Ikiganiro nakoze? Kwa TikTok. Ntakiganiro nakoze kwa TikTok. Ubwo rero ni Taito yanditse gutya kugira ngo abantu baze bamurebe. Abanyamakuru se ntubizi. Nuko baguha inshingano mu rusengero. Abatahaza ayo makuru baguha inshingano bwoko ki? Inshingano se n'ububasha. Bagusengeye kubasha? N'ububasha. None se kweri uzaza ufatikanya gute ubasha? Kandi ubarizwaga no muri comedy. 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 Abashya tabarizwamo. Ta comedy mbamo. Wayivuyemo. Ariko yibarizwagamo. None umuntu akibaza ate se ibintu by'ububasha kugusengera no kuba ubarizwa muri industry ya comedy. Filime apana comedy. Nje nta comedy nzakora ndake. Filime ngufi. Cyangwa se ndende. Katide shoto. Je bintu zabishobora gute rero Je nkora isa n'imitima. Ko nabishoboye se rega nsanzwe mbikora n'ubwo bansengera ariko nsanzwe mbikora. No sintubizo yo tukibana na warabukoze nje bwonanira. Ejo bundi nabonye Ben wa Chance avuga. Avuga ko bira bintu binenga. Anenga kuba uri ufite inshingano mu itorero ukaba ukora filimi ngufi cyangwa se zo twita comedy. Yabivugiye kuri Papa Boy. Sinabonye yarabikoraga se n'umugabo. Ni Ben wabivuze. Ben wanti yakirinye n'umugabo. Iyo ntabwo yakoraga filimi ngufi. Yakoraga iz'uruherekane. Aho bitandukaniye hese ngufi n'indende. Aho bitandukaniye zino ngufi ziba zirimo amaryogo menshi. Cyangwa se urwenya rwinshi. Aho urwenya ni rubishe. Ni rubi kuruvanga ananenga. Abakora comedy bakoresheje Bible cyangwa se ijambo ry'Imana. Kandi nawe niho barizwa. Okay, sindakoresha Bibiliya. Ariko bibaye ngombwa nayikoresha biterwa na message umuntu agiye gutanga kandi iyo utanga message ugena ubutumwa ukoresha ibikoresho. Nazo ndaje gukina ndo umupasiteri nimba ari ubutumwa nshaka gutanga terure gaze. Okay, sinjaje ngo umuntu bivuga ni understanding buri muntu afite ko yumva ibintu nuko abitekereza. Biriya bintu ubona atari bibi. Ntabwo ari bibi mugihe uri gutanga message nziza idapfobya Bibiliya. No se nimba nakinnye ndi rugero ndi pasiteri ko ndabwiriza ambwira abantu turi gukina ngo tubareke ibyaha tubigisha ibyo bintu mande gukora ibintu bibi. Iwe yarabinenze ku giti cye. Ubundi Bibiliya ikoreshwa hese. Bibiliya igomba gukoreshwa mu bintu biri seriye. Kandi biriya bintu abarimo za blague nyinshi. Nje rero ibyo nkora nta blague zibamo biba biri seriye. Nuko bimeze cyane. Gushaka bigeze rero. Gushaka ko n'ubu tuvuye Masayina rumva ko turashaka ubwami bw'Imana cyane. Ariko ibi bintu byaje byo guhabwa inshingano udafite urugo. Bizica umuhamagaro wawe kweri. Oya buri inshingano se zituma ukora ico wahamagariwe n'ico ugomba gukora. Ntaho bibangama. Tacu. Twitegura ubukwe bwawe ryari? Vuba cyane turabagezaho invitation. Muri uyu mwaka se? Bikunze why not? Mwaka gusigaranye ku kwezi n'igice. 2 ndageze. Ubwo fiance arahari kila kitu. Oya ntaho hari. None se uzamubona muri aya mezi asigaye mubirangiza kera ubukwe invitation zije hanze. Fiance se igihe cawe cageze no Imana yakugeneye. Ntibigira igihe tu biza mu gihe cacu maybe yuko muri uko kwezi nayo nico gice gisigaye right. Nshobora kumubona. Bamwe bavuga ko kubombora ari byo byiza abandi bakavuga ko ubukwe ari bwo bwiza kuri bo. Wowe hagati y'ibyo bintu byombi ciza kuri we nikihe?
je byose ndabyemera kubera ko bikorwa kubw'impamvu runaka. Yeah. wakora ubukwe habaye iki? Hakora ubukwe nabuteguye. Wabombora habaye iki? Nabyo nabiteguye nabombora. Ariko kesi nyinshi tugenda tubona hanini uwabomboye akenshi hari igihe aba yatahanye inda. Okay, niko benshi babifata, nabyo hari ibibaho, ariko hari n'ababombora bitewe n'impamvu zo mu muryango, bamwe batishimiye umukobwa cyangwa umuhungu, cyangwa hari n'izindi mpamvu, ni nyinshi. Agahitamo kubomboka. Iyo ni imwe muri zo. Okay, reka tubyishironje nawe. Ukunze umukobwa iwanyu baramwanze. Umukobwa se ukimushatse? Nabanza nkabreba niba izo bamwangira bifite fact. Bo bya bindi ababyeyi bavuga ati wenda uriya muryango ntitudushakana. Ibyo birahari. Birahari. Iwanyu mubahiga harige muvuga ati tudushakana n'abasinzira. Tibiza bitubaho. Tudushakana wenda n'abagorora ntibiza bitubaho. Akavuga ati rero urara ntitudushakana. Wowe waramukunze wamushaka. Okay, sinzi biragoye kwigira icyo mbivuga kubera ko bitaramba wakereka wenda byambayeho niho nagera kubera ko byaterwa na fact kubu nabangiye kuvuga wenda ntazi fact bampaye. Hari na level y'urukundo nawe nkundana nawe ubwo byansaba kuba mbirimo kugira ngo mbone uko mbi balance. Okay, Abdodo Musasa rero turi kubona ku mbuga nkoranyambaga habaye ibicika. Katuvyite gutyo. Amafoto, amasevu, za divorce. Bamwe bakavuga ko ngo hahiye. Bino bintu ura bivuga hiki. Sorry baranyangana nyine mfite aka gripe. Ibi ngibi si bishubu. Ni ibyakera. Nyine nuko abantu bakunda karabaye ariko ni bisanzwe. Ni kimwe n'ibindi nko kumva ngo umuntu yemutse yagize gutya. Divorce ni bisanzwe. Divorce se zibaye muri uku kwezi tisanzwe zibaho. Divorce zirasanzwe. Kuri wowe nta kintu byabikwereka cyangwa byabikwigisha. Yes, bitewe n'umuntu buri muntu agira icyo akuramo. Ku giti canje sinokwifuriza umuryango gutandukana, ariko mu gihe ariyo mahitamo yabo rimwe na rimwe hari n'igihe bahitamo divorce kugira ngo barusheho kumera neza umwe ku wundi bagabona ariyo nzira yonyine isigaye. Nabyo urumva ni ishwa yabo kandi aba ari nziza. Aho kugira ngo abantu bakomeze babane umwe azica undi, si byiza se ko bakora divorce bagatandukana nta kintu kibi kirabaho. Kuri wowe gutandukana batarabana nibyo byiza kuruta gutandukana barabanye. Oya, byose biterwa na situation uko imeze. N'icyabiteye. Ariko burya gutandukana kose aho kuva kukagera gutandukana si kwiza. Gutandukana si kwiza. Biriya bintu nta muvumo ubu birimo. Simbizi gusa ico si byiza ku muryango no kuri bo wenda n'abana bafitanye abana. Ibibi nibyo byinshi. Bino bintu birimo umuvumo mwinshi. Mwinshi pe kubesha umuntu ko mukundana ukamubesha urukundo kubw'inyungu. Ibaza wenda ukundanye n'umuntu wo hanze uramubesha ko mukunda nta rukundo ruhari akugejejeyo. Wese avuga ati nje nawe birarangiye. Bigaragare ko yaramwishakiraho visa. Kandi ibyo bintu birahari tumaze kumva amakapa agera muri 5 ntituyavuga kubw'impamvu z'imitekano y'imiryango yabo usibye ko atari na byiza. Urwo rukundo ruvuga hiki rwo kuvuga ngo umuntu akundiye visa nta bihari. Ibya visa se buriya abantu nyine nibyo nakubaye abantu bagira impamvu nyinshi zituma ba breakinga, ariko kimwe nuko ataba ari visa wenda hari n'abagera na conflict kiza abandi bose, ariko kubera ko umwe muri bo hari stat abafite byoroha kujudging undi nimba umuhungu avuye hanze umukobwa ari Afrika wenda nizo cases zibaho cyane, bitakwiye ko n'ubu bahungu zibaho urumva niho bafata, ariko abari en general muri rusange. Imyaka ufite utatubwiye iyo ariyo niki umaze kwigira kuri iyi si turiho?
icyo maze kuyigiraho biragoye ariko ni uko ntagahora gahanje yani ntagahora kariho ubuzima ni ups and down ejo bundi uba ubabaye next ukishima waba wishimye umunsi ejo ukababara wigeze ubabara cyane nk'umuntu wese aremwa mu buryo ababaramo wababaye habaye iki si rimwe ni kenshi biragoye rero ko nahita nyine puresize ubu ngubu ngo umuntu ni kenshi ni na byinshi bibabaza umuntu biragoye wenda guhitamo kimwe ariko ndababara nk'abandi bantu bari normale n'umuntu wese ufite amarangamutima agira nimba navuga ngo ni icumba c'umubabaro muri we wigeze ubabazwa n'umukobwa ndavuga umukobwa mwaba mwarakundanye yigeze akubabaza kugeza uboya nta mukobwa wigeze ukubabaza ntawe nawe ntawe wigeze ubabaza kugeza ubu ndawe birahari se birahaba urumva relationship zose yaba n'abapapa n'abamama bibaho iyo wumva umugabo wakubise umugore uwo mugabo kuri wowe aba yitwa iki ndaba ari umugabo ariko icyo aba yakoze bitewe n'impamvu yakimutemba numva atari icyo cyari ingenzi cyane gukubita umugore naho se umugore wakubise umugabo iwe nawe shemu buriya kurwana si umuti w'ikibazo kandi kurwana ntibitanga amahoro y'ikibazo mufite abenshi urabona imijinya y'abantu bamwe hari igihe umubwira ati kubita nibwo wenda ugubwa neza mu mutima ugasanga nicyo kimuhaye amahoro wenda uwo muntu rero umeze nka gutyo babaho si umwe si babiri ubwo se kweri twavuga ko yaba akiri umugabo kweri erega umugabo si hari ubugabo nka sitati hakaba n'ubugabo mu bikorwa dusobanura ako kantu uvuze neza hari umugabo nyine kuba wararemwe ugakura umwana kuko nyine ufite igitsina gabo ukaba umugabo hakaba n'umugabo mu bikorwa ukora tuzumva ko n'igihe babwira umugore ngo uri umugabo ushanga bakabwira n'akana ngo ushaka kuri akagabo ngo uri akagabo ni ikintu aba yakoze abantu bakakirekonesa ahubwo umugabo ni uwuzuza inshingano ze atagize abazisunikiraho yes atagize nica by'abangamira atagize ngo ibingibi ntibindeba ikintu cyose kimureba nabonye nanahavuga uriya mugabo w'umupasiteri avuga ngo umugabo wundi ngo ubugabo bwawe buhera mu nzu mwaso nibyo niho ubugabo bwawe buhera nuko rero watangiye kugenda uvuga ubutumwa maze igihe kinini ubutumwa se ubutumwa umuntu wese ni kuko nawe uza buvuga si ibisanzwe naje ndabwo ndatangira pole sana ese wa mugani bagusengera bagendeye kuki aba ari ibisanzwe kuba byibuze tubwire nk'ibintu bibiri bagendeye kugira ngo bagutore bagusengere jega simbizi wenda abantu we nibo babizi ariko nawe hari ibyo wiyiziho njyewe tabyo nta gikorwa wize wavuga ati ndakeka kino nico bagendeyeho urumva hari igihe abakora igikorwa runaka badahari ndagikora nyine tu atari n'inshingano zanjye yani nyine nkagerageza nimba ikintu mbona kitameze neza mbishoboye ndagikora nuko reka twigarukire kuri timu yanyu Aparija yes ko mutagikora filime byagenze bite filime twari twagize ikibazo cy'imashini hari season twari twatangiye ngira ngo wenda ushobora kuba warayibonye na Nyamushereti imashini igira ikibazo urabizi nawe ibintu by'amamashini amadoni n'ibindi twari dufite
bigenderamo. hari harimo footage Yes, harimo amafuteje n'ibindi. mwari mugeze ku ya kangahe Ndumva twari turi kuri gatatu. season ya mbere Yeah. episode Yari iya mbere n'ubundi. yari ya mbere ariko hari iziri hanze Ubu ngubu urumva nyine zahita zigenda, yari season 1 twe tukiri gukora kuri EP1. Season 1 twe tumaze gukoraho zitatu. season 1 urumva izindi zigendera mu mashini. Ni nk'uko ariko wenda soon turagaruka ariko mumaze igihe mudakora tukireka ari filime mubi. nyine tumaze igihe tubabona nje mbabona mu biganiro akenshi urumva muri ibiganiro birihuta. Filime nawe urabizi, abantu, amalocation, filime urabizi ukuntu nawe ivuna. Ikintu gisaba guhuriza abantu bagera muri 6 bangahe hamwe no kugira ngo imyanya iboneke, imyanya noneho muhuza imyanya ino utuzi, aba ari ikintu kigoye. cyakoze Yeah. niki rero mama dutegurira ni ibintu byinshi abantu bagenda bakareba. Twatangiye ubu ngubu hari podcasts already reclaiming. Ikindi hari igitaramo ubu nyine dufiteho EP1 ya Gaju na Danilo. Harahita hakurikira n'ubu ngubu biri muri waiting ya Trezor aragiye baramuzi garuka nage so ndore kuririmba urumva ni byinshi wenda na movie turimo turakora kuri studio. Urabizi nawe studio ibisaba ibintu byinshi, amafaranga menshi. Movie zo wenda barabizi ariko tubanze twubake n'ibindi kugira ngo nabyo bigire standard bisha, ariko tubizeza wenda ko vuba cyane tutazora barambira tuzogaruka muri movie. Akira studio yanyu nayigezemo. Studio yanyu ni nziza kabisa, felicitation ni nziza pe. Iragerageza nziza. Buriya batwaye nkanga ugereranyije urumva ntirarangira aho mugesheje. Tugejeje se buyanje since byinshi nzambibona kubijanye n'amafaranga ya studio. Buriya hazabaza Danilo niwe mubitsi bagira niwe ubikora cyane. Umubitsi nje n'ahantu nzamurera n'ifaranga. Nukuba babona ko wenda wazirya cyangwa nuko utari umwizerwa. Nuko nyine timigira ukuntu ikora, hari ushinzwe ifaranga. Si ibyo no kubangwa n'ifaranga ntitugira comptable. Abaregeye impamvu nabivuze kuri studio, urumva nyine ibikoresho n'ibiki. Danilo niwe wajyaga kudiringa nabyo, urumva ni producer. Ibyo byinshi nyine biba bishamikiye kuri music. Iriya studio muzaza muyikoramo nk'itangazamakuru cyangwa muzajya mukoramo n'indirimbo? Urumva n'ubundi tujuru ni media house. Wakeneye n'indirimbo boza bakagukorera, ariko sana ni podcast. Ni igitaramo nyine aho dutumira abaririmbyi. Ndango abonye already Gaju abantu bayikunze, n'abandi nyine ba artiste bazakomeza baze muri rusange. Okay, nuko rero ngayo nguko tuja ku musozo. Yes. Kiricubwira abakunzi bawe, ndabizi ko bafite benshi. Bakunzi se uriya ndabafite benshi, kandi bivugwa ko ukundwa n'igitsina kobwa gusa. ntabyo nzi niwe bimbwiye. Felicitation. Yes, ni ukubaramutsa, turabaramukije, tunabashimira still kuri support no gukunda ibyo dukora. Bakomeze bakurikirane Papa Legend TV. N'abandi kuri n'abantu bagira inyunganizi watwandikira. Ahantu hose ni Fabrice Tibo, wanyandikira Instagram, Facebook, tukaduha igitekerezo, ibyo wumva twakoraho, ibyo wumva twakongeramo, n'ikindi cacu cyose cagira icyo gikontribuye. Amafaranga yo ntiyakeneye? Amafaranga se nimero iri muri M-Pesa. Amafaranga yakeneye kugura
amazi y'ivugabutumwa nabyo nta kibazo ariko ibyo biva ku muntu ku mutima we nta muntu navuga ngo ampe amafaranga. ubu nyine ibibazo ufite byakemurwa n'amafaranga angahe? Tayo mbese muri make ntabyo ufite? Ibibazo birahari ariko kuri ibibazo byose ntibikemurwa n'amafaranga, hari niba birenze amafaranga. Aho byibuza ibikemurwa n'amafaranga. None tuvuge jewe ku mufano jewe situation ndimo. Ibihumbi 30 zompagarika neza. Ibyo nje ko ari byinshi ayo ngayo ni nka status. We ni nka miliyoni zingahe ubwo? Kubera ko zansaba kwicara ngapanga ibyo bibazo nkareba na budget ariko ni byinshi. None ko ibintu tuzi ko amakuta ibyinshi ari byo wenda amakuta adashobora gukemura ariko ibyinshi amakuta arabikemura. Ni byinshi kabisa. Rero Dibu umuntu agushaka yagusanga he? Ubarizwa mu wuhe muhana? Kitengera Masayina. Kitengera niho ubarizwa? Niho umuntu agushaka yakubona? Niho wambona. Ariko n'ahandi hose tukuriya biterwa umuntu ushaka aha twahurira cyangwa ahandi aho ari hose biba byoroshye cyane. Kugira ngo umuntu akubone muri filimi ye bizasaba ikiguzi cangahe? Biterwa n'icyo ashaka ko dukora. Arashaka wenda ko mukora na season ifite nk'ama episode 9 kandi kane ko uzayagaragaramo. Episode 9. Urumva biterwa na details haba harimo izindi details bitewe n'aho mva n'aho njya ayo masaha buriya utirenga n'umuntu haba harimo utuntu twinshi tw'indani. Urumva rero turi kubageninga ibyo nibyo twinjira mu transport imeze gutya, ibyo kurya location imeze uko, nimba ari ibijyanye n'imyambarire nabyo it's must, nimba around ukeneye kuba ndi smart bakwiyogoshesha n'ibindi aba ari process ndende ariko watwaprochinze birakunda cyane turavugana kandi ntawe turananirana. Nuko rero Dibo turagushimiye ko twitaba kuri Neza Live TV. Yes. Tugushimiye ko wafashe umwanya wa kigomwa ukava Kitengera ugashika Kasarani ukaba waje muri studio yacu. Wakoze kubana natwe, wakoze kutwitaba. Imana iguha umugisha. Dushimiye buri wese ufashe uyu mwanya akareba ikiganiro cyacu. Dushimiye commentaire yawe, dushimiye ibitekerezo byawe, nawe ubwawe wakoze subscribe, like, share na comment. Nukuri turagushimiye, uri umuntu w'agaciro, uri umuntu udasanzwe kuri twebwe. Rero ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.